buryo butandukanye n'abanyamakuru bagenzi bawe bumvaga babyumva ukundi babifata nk'aho ari amafaranga federasiyo ishaka, amafaranga y'abakinnyi federasiyo ishaka. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze, ariko ni imyumvire iciriritse iri hasi, kandi kuko birumvikana ko muri sosiyete buriya abantu ntabwo bumva ibintu kimwe, abantu ntabwo bagira n'inyungu zimwe ziri ku rwego rumwe. Ubwo twe inyungu tureba ni inyungu nini z'umwana ugaragaramo imaje y'igihugu, ntabwo tureba development ye ngo ibe donc ndavuga ku giti cye kuvuga ngo agafaranga ashyira mu mufuka ni byiza bakagira, ariko turareba no muri rusange ese amafaranga azamara iki. So bari abakinnyi rero bakwalifying for Olympic Games, hari n'imvugo genda gengaya cyane kumva umuntu umuyobozi aravuga ngo abana ngo bishakiye minimum. Numva uwo muntu aba muri siporo, azi siporo icyo ari cyo. Ese minimum ishakwa nande? Ishakwa na president wa federation cyangwa ishakwa n'umuatlete? Minimum is a qualification standard, ni urwego umuntu ariho. None se urwego ni umuyobozi urushaka cyangwa n'umukinnyi urushaka? Aha, umukinnyi isubizo ni nta nubwo ajya no kwishaka, ahubwo ararushanwa. None igihe yazasohoka bakareba ibihe bye nimba bihura n'iyo minima kandi byarakorewe ahantu hemewe, nta kindi nicyo biri bivuze. Aha, ariko nta nubwo twakwiye gutekereza muri za minima. Rega minima buriya ni hasi, ni kwa kundi uca umurongo ufite 51 akavuga ngo yatsinze. Aho twagombye kureba ibihe bizakompentinga kugira ngo haboneke umudari, urumva. Ariko byose ni za ngaruka zo kugira abakinnyi bakeya no kugira za competition zacu zidakomeye, kuko dufite abakinnyi bake baturuka mu makipe mato atiyubatse bihagije, sibyo? So none ubwo ngaruke biriya ni akajagari kubyukuri, gufata amafaranga kara umwana agashyira mu mufuka. Twebwe bagiqualifyinga twitegura Olympic Games, twakoze plan ya training yabo, dukora budget yayo, tuyisharinga abafatanyabikorwa, ministeri na komite olympique. Cyane cyane komite olympique ko ni nayo manda igira buriya nta kindi ibayeho kugira ngo iyo yipreoccupe na za activité ziganisha kuri olympique. Hari ikindi se? Nta kindi igira. So twumvaga rero ko ari cyo gihe cyabo cyo kubona ukuboko kwabo tuzigeze tubona, ko ntabwo twigeze tubona mu myaka ine. Byibura bari abakinnyi barabafasha iki, barasapotinga iyo program ya training ku ruhe rwego, ministeri irayifata mu ntoki ku ruhe rwego. Ntacyo bigeze basubiza. Tukibaza aba bantu bazi ko hari bazajya muri competition, bazajya muri Jeux Olympiques, ese icyo bari bakorera ni iki? Niyo mpamvu babonye ye personnellement mbandikira babwira nti ikiro gikorwa ni iki kuri bano bakinnyi, ko muri igihe cyegereje icyo mukora ni iki. Batwandikiye badusaba amakonte, basaba federation ngo konte bashyiraho abakinnyi amafaranga ngo 700. Turabaza se kumutubaza konte s'abakinnyi, abakinnyi kuki mutabibariza? Niba mwumva tudashobora kukuganira uburyo ayo mafaranga agomba gukoreshwa, kuko ni amafaranga ya training, uvuga ngo ni amafaranga agomba gukoreshwa muri training asubiza kimwe cyangwa byinshi muri ya program ya training yagomba gukorwa mbere yo kuyihariye. Ibyo bikagirwamo uruhare n'uwayatanze na federation kuri côté technique n'umucoach ubikora ndetse n'umukinnyi. Tukareba aho dufite donc gap, tugashakisha n'ahandi yava kugira ngo bikorwe. Ariko bayifashe mu buryo buri short, bayifashe mu buryo bugufi butafite icyerekezo. Ati duhe konte dushyire amafaranga 700 byabonetse kuri konte y'umukinnyi, uramuhaye ni byiza, aragenda agura umwenda w'umwana, agura umugore, agura umuceri arye, ariko ayo mafaranga ntacyo ari bumare muri mu kwitegura icyo twavuze. So bamwe muri mwebwe bati federation kwe irashaka 700 by'umukinnyi, ariko ibyo ngibyo twe twifata nka ati umuntu abafite hidden agenda icyagamije. So kandi baba mu Banyarwanda, ariko gihe ntabwo bica intege buriya. Igihe cyose numva ko ibyo nakoze nta nyungu zanjye zirimo, kandi inyungu zirimo ari iterambere ry'umukino, buriya icyo umuntu yavuga cyose, kuko ubuzi ko hari aho bishobora kugera ntashobore kudefanda ibyo ari havuga. Ibyo nibyo nakubwiraga, ibintu bikorwa mu buryo butari harmonized, mu buryo bw'akajagari,
by'ukuri yewe ntabwo nyine mba na comfortable mu bantu bafite imikorere nk'iyo ngiyo. Hari igihe uvuga ukabwira abantu ahubwo bakabifata nk'ikibazo kiri personnel, ukagira ukagabanya n'ijwi ukavuga ati ntabwo ugiye guhora muri izi ntambara, kuko ubwira umuntu ikintu ukabona wamwereka umwera ukabona umukara, amwereka umukara akabona umweru. So batanze ayo mafaranga barasubira batanga n'andi, urumva, so ariko biyibagiza ko twabahaye plan ya training. Batanga ayo mafaranga ntibanatubwira ngo okay, noneho ya plan ya training mwaduhaye turifuza ko ayo mafaranga yakavaringa ibi cyangwa turebe iby'ingenzi byaba covered by amafaranga n'uburyo byakorwa. Nothing. Ni ukuvuga ngo amafaranga babahaye bashyira kuri konti zabo bakayakoresha uko bashaka. Muri make uranenga uburyo amafaranga bahabwa uburyo gutanga amafaranga ni ikintu cyiza uko yaba angana kose, ariko bigomba kujyana n'icyo amafaranga ari bukore mu cyateganyijwe. Ntekereza ko Federation y'Athletisme nitwe dufite inshingano zo kudevelopa plan ya training y'umukino, igahabwa umutoza akagenda akurikiranwa areba ko yashyira mu bikorwa. None se iyo witwa ngo partner utarespekta iyo procedure ubwo wumva nkumburi gutanga izamari. So twanze gukomeza gusakuza sincerely speaking, ariko bira bintu turabinenga cyane. Yego. Muri make uranenga uburyo amafaranga bahabwa uburyo gutanga amafaranga ni ikintu cyiza uko yaba angana kose, ariko bigomba kujyana n'icyo amafaranga ari bukore mu cyateganyijwe. Ntekereza ko Federation y'Athletisme nitwe dufite inshingano zo kudevelopa plan ya training y'umukino, igahabwa umutoza akagenda akurikiranwa areba ko yashyira mu bikorwa. None se iyo witwa ngo partner utarespekta iyo procedure ubwo wumva nkumburi gutanga izamari. So twanze gukomeza gusakuza sincerely speaking, ariko bira bintu turabinenga cyane. Yego. Nzi ko azafasha bari abakinnyi uko barayakeneye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko simbona icyo azafasha muri development yabo cyangwa umusaruro wabo uri imbere. Hari amafaranga twabasabiye muri World Athletics, bigeze kudusaba yuko abafite abakinnyi bakwalifayinze tugaragaza impamvu bayakeneye, batwereka monta bashobora kubona. Nakoze ibishoboka byose mvugana na Monaco, ibiro bya Sebastian ko maze kugiramo ubufatanye cyangwa collaboration nziza nabo, cyane cyane bitwa ba Jesra. Sincèrement nta projet ya Federation y'Athletisme ubu dushobora kohereza Monaco ngo iye gufatwaho umwanzuro kandi positive, kubera ubufatanye twagiye twubaka, kumenya n'abayobozi, kuba transparent, gutanga amaraporo neza mu bintu bitandukanye, tugeraho turamenyana neza ku buryo dukorana neza cyane. So bari abasore uko ari babiri nabo babahaye inkunga, tujyamo ngenda barampamagaye personnellement, njye Islam mbaza buri muntu uko ahagaze n'icyo mbona yafasha Federation y'Athletisme nyoboye, bose nyande fanga umuntu ku wundi. Arangije bose babahaye inkunga, batwaza amakonti yabo kuko nibwo buryo bakoramo. Baravuga ati please ubwo iyo plan mutubwira ya training yabo mukoresha amafaranga arajya kuri konti zabo, niyo transparency nziza kuko hari amafederation atari trustable adafite icyizere buriya ku isi. Ati mwewe turabizi mu Rwanda atari ko niko twabifashe ku bandi mafederation yose, reka tuyohereze ku makonti yabo ariko mukurikirane yuko yinjira muri ya plan ya training. Ibyo ngibyo barayabonye kandi turabikurikirana. Ubwo haje nayo ya komite olympique haje inshuro ebyiri, iyo ntabwo twabijyamo cyane kuko ntabwo dushobora. Muri make y'icyo navuga, dukwiriye impinduka muri National Olympic Committee yacu. Impinduka ngiye mvuga ntabwo ari iz'abantu, iyo umuntu avuze gutyo umuntu yumva umuntu. Dukeneye impinduka mu mikorere, dukeneye komite olympique igaragaza umurongo runaka w'imikorere n'icyerekezo ifite. Dukeneye komite olympique iri accountable, ishobora gusobanura ibyo ikora kandi ikabisobanurira igihe, ikagira n'uwo bisobanurira. Ko ni urwego rukorera mu gihugu n'ubwo rwigenga, federation nta n'urwego rwigenga ariko rukorera mu gihugu. Tugomba kuba accountable y'ibyo dukora.
dukeneye amavugurura muri komite olympique, amavugurura aganisha ku buryo za porogaramu zikorwa, objectif, suivi, report, uburyo bakorana n'abafatanyabikorwa nkatwe amafederasiyo, uburyo bakora za priorite zabo ku bigomba gukorwa. Donc harakenewe amavugurura, kandi ku by'ukuri igihe cyose azaba atarakora, komite olympique ikorera mu kajagari nka kariya isa nk'aho ari inzu y'umuntu, nta kintu tuzageraho. Tuzagira nyine iyo komite olympique icyura igihe haza indi. Nongeye kubivuga, ntabwo njye mviza umuntu, genda viza imikorere y'urwego, nikeneye amavugurura akomeye cyane. Atletisme imbere ya komite olympique yo ubwayo ngira ngo mvuze gusa ngo ntabwo bayiha agaciro, baduha agaciro dukwiye, ni ibintu byaba bitaremereye. Abo ku bwabo atletisme c'est un élément gênant, en fait ni umukino ubaderanje kuko hari ibyo ubasaba ko babusobanurira, ariko twe turi proud kubibasaba kuko tuzi ko dufite inshingano zo guproduce abatlete bo bazajyana muri Jeux Olympiques kurusha indi mikino yose. Ubu ye nka perezida wa federation ya atletisme ntavuganye na komite olympique, urumva undi perezida ukwiye kuvugana nayo undi. Ubu deja bafite abakinnyi banjye babiri, nese hari undi mukinnyi qualifying for olympic, twakora imivuga ngo hano ngo kubera kota, urumva kubera igihugu aho giherereye na kota bashobora kuzatanga umukinnyi umwe bashobora kuzatanga uwundi. No, ibyo twe ntabwo aribyo turiho, dufite babiri kandi twashobora kubona n'abanye cyangwa batanu iyo dushyira hamwe tugategura neza turi kumwe. So ibyo rero ntekereza ko ku by'ukuri ari ikintu gikwiye, ababishinzwe barahari, ntekereza ko hari abatuyobora muri siporo, kandi ibyo tubabwira nabo turabibabwira. So nibakora igikwiye, ntekereza ko bagomba gukora ku buryo komite olympique manda itaha abazinjira bazahabwa inshingano, abo tuzaha inshingano kuko nitwe tuzibaha muri manda itaha. Tugomba kubaha n'uwo murongo w'amavugurura, bakubaka komite olympique nziza ifite icyerekezo, idakorera mu kajagari, ikorera mu magambo no mu itangazamakuru gusa. Icyo dusabwa ntabwo ari kwisobanura bakomeye, icyo dusabwa ni umusaruro tugomba gutanga. Ibyo nkubwira ubu mbikubwiye nkubwiye ngo mfite amakipe 4 cyangwa 5 nashyizeho ntayahari, ubwo si ibyo byabivuga, ntacyo byabivuze. Ubu se nababwira ngo mfite abantu 5 bazajya muri Jeux Olympiques, hari babiri. Il faut que tugire wa muco wo kuvuga ibintu bifatika ushobora kubwira. So kandi tukirinda ikintu cyo gukreye ikintu cy'umwiryane, kuko bakubwiye icyo udashaka kumva. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu buri gihe bamubwire icyo ashaka kumva. Uwo ni umuco tugomba kugira ngo kubaka. So kugira ngo twinjiye muri zino nshingano niko tuzanesohokamo, ariko nta na rimwe yewe nzigera vraiment hisha umuntu ko kurimo akora ibintu bidakwiye gukora. Icyo tugomba twahamagara twese ni ukugira icyo dukora, tukagira icyo tugeza ku bana tubereye abayobozi.